urumva nari nibereye live na Miki wanje, noneho Kasuku aca muri comment akazajya avuga ngo akazajya yandika muri comment ngo mu mama ngo abamama ngo ariko ngo Duma ngo abamama ngo ubuvuga uri kumva bro abantu benshi batajya bajya mu anniversaire Miki arimo kubera ijambo rye rirababaza cyane, aravuga ati ngo nkatwa abasitari urabeshye na anniversaire njya murabeshye pe mubwira anniversaire mwagiyemo ngayimbwira iyo mwari murimo n'abantu n'abana b'igisura kimeze nk'umutanga urumva. Namenye Miki kubera Kasuku, numvisha yamuvuze nibwo namenye Miki, ntabwo nyene nari muzi, namumenye ari Kasuku uri kumuganga oya none se mbeshye oya nibyo ratwagiye urumva nari nibereye live na Miki wanje, noneho Kasuku aca muri comment akazajya avuga ngo akazajya yandika muri comment ngo mu mama ngo abamama ngo ariko ngo Duma ngo abamama ngo ubuvugana nabo ngo nabaheye. Yana mu mama mvuga umubyeyi. Miki yavuze gute? Vuga umubyeyi. Akakunda kuvuga umubyeyi, Kasuku akunda kuvuga umubyeyi nibyo. Okay, umubyeyi yewe. Urumva mu mama byose ni kimwe. Aho ni umubyeyi. Na murumuna w'umusaza bose babashaje. Noneho Miki ndamubaza ko Kasuku arimo aravuga gutya n'iki ngo bimeze gute. Mikaram uzi Miki ukuntu yambwiye ngo uwo muntu mbwiye ngo ntawe nzi ngo bavuga ngo nyohereze ibikorwa bye ngo mumenye. Jesi kwiza bararakaye. Umuntu watsi gituba ukavuga ngo ntago umuzi ukuva buriya. Oya Kasuku genda shaka n'ubwa mbere nge nawe noneho n'ubwa mbere nge shaka ibintu tubivuga guheri imuzi na ba Socrates nabandi n'ubwa mbere nge nawe duhuye. Uretse gato wabyeyi warati tubwira inkuru ya Miki uvuga byo wishakiye, none rero Mikara hari kugira ngo abisobanure dore wamuvuza da urahari nge nawe tubisobanure duhamagara abo twari turi kumwe. Umva Brian uwo munsi ba Kasuku turi kumwe cita twarahuye bwa mbere yagiye kwamamaza ibibanza. Uri kumva ntabwo twari kumwe aboro takabari ngo n'ibintu by'ibiki n'amaroro. Nawe ntabwo tuziranye mubyeyi. Ntabwo tuziranye. Bahamagaye Socrates ceceka Jay twumvishe yarabajije Brian. Oya reka ngende tusobanure ninkubeshyera umbwire. Mvuga Miki seri. Ngewe uwo muntu dura bwa mbere twahuriye Nyamirambo aha boro yari afite ngo nimbari ibiro nari ngiye ku Mungu bita Socrates. Sanga y'umuhungu bita King. Socrates icyo gihe niwo mwabomuraga sibyo? Oya wose kuki sanga y'umuhungu bita King naho ndi waririmbye ngo ya ndirimbo y'umuntu gutwaye ikigiye gupfa. Ndakwiyamye nawe Mikavuga ni mumureke Mikavuge ntari bitubanze twumva ibyo. Je nagira hano mubeshyera ambwira je reka kuza antuka kandi ibyo dupfa biza. Yego Socrates ufite umwanya wa mubyeyi. Ni mubeshyera uvuga nanjye numbeshyera ndavuga. Dumba wacecetse Dumba ceceka reka kumuvugiramo funga umunwa wawe ibyo kuvuga bya Socrates nawe turi kuvuga have Dumba afitanye ikibazo nabi kandi ibintu byose bijye bivugwa birangire. Reka nawe ibyo nshaka icyo dupfa binarangirire hano ibyo dupfa se waransebeje. Ariko nawe waransebeje Kasuku twete waransebeje wibihakana. Nuticara ngo uvuge ngo ngewe rwose naragusebeje. Ariko ibyo bintu mwihaye byo kuzajya abantu ngo muvuga ngo nibajya kwicara mu macano yabo ngo bavuge ngo babasabe imbabazi nibi. Nta muntu nyansabye Brian suri umuntu wanjye nari nakubwira ngo dukore ikiganiro dushyira kuri cano. Oya wapipe ntabwo nyana kibiganiro ngewe ndihagije. Nese Kasuku turaziranye ntabwo tuziranye. Ntabwo nziranye nawe ni izira ry'Imana ugenda bivuga nk'umirwa.
umva nkubwire umuntu wabaza Kingi, wabaza Sokrati, wabaza Amuzosi. umva nkubwire Miki, wikiri gusobanura ko muziranye, kuba muziranye muraziranye ahubwo umva nkubwire ibibazo byahereye. Nje njya kwanga Gasuku ahantu ibibazo byahereye. Bria Watete nkavuga Miki akantu gato Bria nabeshya ibindi nateramo blague ibindi sibyo ntago uyu mukobwa muzi pe cyakora ikintu kimwe nzi nemera umuntu bita nuza atubwira uburyo ngo nutsa mu gisundi nari mari pe wintebereza umugabo nta kintu na kimwe wamuvuga ngo ntumbereka n'umugabo wanjye ibibazo byanjye nawe ntukajya ubizanamo bandi ikintu nge cyatumye fata umwanya wawe uvuge ati ngewe Kasuku ibi byose twapfuye ibi ngibi rwose binaranga yareka nkatubanira icyo twapfuye yakumva nta namuvuze nabi nge nkamusaba imbabazi uri kujya kwinjira mu bintu byinshi uzanamo abandi bantu bitari ngombwa wowe vuga icyo wanyagiye ariko cyangwa turi kumwima ijambo abo mvuga nuko bari bahari wamuhaye ijambo muhereza ijambo ritavuga muri ijambo Bria ndariguhaye ngewe nubwo ijambo ritangwa n'abagabo nanjye uri kumva rata ndariguhaye ngewe w'umudamu ndariguhaye hari umugabo ukurusha se Brian wowe Brian namubonanye ibyo ry'umukara shaho nawe ngo dutegereze undi mugabo gutanga ngo ngendana amadirido mbabarira ubra tuvuge Miki ariko ni mihini yewe ntago Gasuku namwanga kuko nta n'ikintu twapfaga uri kumva nge twahuriye aho hantu mbona ni n'umwana mwiza mbona ntari birye yego haciyemo umunsi umwe barahamagara we na Sokrati ngo ninze tujyana ndabwa nta kibazo ndaza turagenda tugezeho umuhungu bita Sokrati ngo nimba yaragiye kureba imbwa ze Gasuku nimba yari gutera burage nimba yarakomeje gusa ibyambwiye arabizi yakubwiye iki yarambwiye ngo ninze ngo nimba ngo tujyane inyuma ngo nago ninda urabizi noneho we anakugira mu bantu pe ariko iki kivuna muheto numbwira ko gisaba ibintu kigashaka no kubikorera inyuma y'inzu n'inyuma y'amamodoka oya afite y'amaroji mugenda nk'ubu ibyo ngibyo ntabwo byambabaje umva nkubwira ibintu byambabaje bigatuma murakariye yego avuye mu modoka ngiye gufata ngo moto ntahe umuhungu bita Sokrati ndamuhamagara arekeraho telefone Gasuka ari kugira ngo bari abana ngo niba abana b'indaya ngo batagira iyo baba amagambo nyine amagambo aziko ntayumvaga telefone yari iriho ngiye narabyumvaga mvuye mu modoka barabinyumvishije ndababara icyo gihe nawe mfite na nimero ze n'ubu ndazigira shaka kumwandikira ngo mubwire nabi kuko nari nzi kagikorana n'uwo muhungu ndavuga ngo ntabateranya akabura akazi yego ahantu hano yantutse nkamusubiza nuko nari nzi ko umuntu nanga kuvuga ngo batamwirukana mu kazi uwo muntu yarambwiye ko batagikorana nta kindi kibazo mfitanye na Gasuku ikintu cyambabaje ni uburyo yansebeje mu modoka nta kibazo dufitanye akansebya mbyumva harimo n'abandi bantu benshi ndavuga umuntu n'ubwa mbere n'ubwa kabiri duhuye nta kibazo nzi dufitanye kuko arimo aramvuga hano magambo ari ibyo ngibyo kugusaba ntacyo byagutwaye ibyo nta kintu byantwaye pe niko ibyambabaje ni ibyo yakuze mu modoka nawe arabizi ariko Dumba ujya wumva ukuntu abantu bapfa ubusa ujya wumva ukuntu abantu bapfa ibintu bitoye Brian uyu mukobwa avuze ko ubundi ikibazo yajyaga avuga mbere aragihinduye yavugaga ko oya nabyo byarabaye rega njye nakumva nkubwire ntabwo nabyo nabikubeshera Sokrati tinsi yawe muhamagara oya Miki nawe utangiye kurya indimi kubera ko mukanya uvuze ngo Brian ko mukanya uvuze ati ubundi uza abantu bakitwaga ukuntu wabangana abagabo n'umutwe umva ubwire Gasuku yaba ari umugabo w'umukire yaba ari umugabo w'umukene abagabo barasaba Miki kirahinduye nacyo kirahinduye ntabwo mpinduye kuba yaransabye icyo si n'ikibazo ahantu urwango rwahise ruva ibyo yavugiye mu modoka nyimara gusohokamo njye nahamagaye Sokrati phone akayirekeraho nkabyumva nibyo bintu byandakaje Miki reka nkubaze ikintu kimwe Miki kubera iki yavuze ayo magambo nuko ibyo yari yansabye aho twari turi aho haboro ngo afite ibintu by'akabari n'ibicyano boro mu cyaro nari nabyanze yari yagusabye umupurura mwanjye ndabyanga yego
nukuvuga ko impamvu we na Kasuku beef mufitanye yose iva ku mupuri wawe wamwimye. Ibyo simbizi we nimba uko bifatanye icyandakaje nta magambo yavuze nta kibazo dufitanye. Mikuri rero kuzajya kunsebya nta muntu muziranye. Njyewe amakuru yampaye Miki amagambo yanyibwiriye ni intandaro yo kumvuga nabi nuko ibyansabye nabimwimye kandi ntabwo ngiye mubeshyera afite abantu nambwire murondora abantu bose bari kumwe nimba mbeshya baze hano nibyo mubwira ngo uvanga amadosiye abantu bose hano bari kubyumva ko bagendaga bakurikira kino kibazo tuwambwiye kutanze ni igiki tiwambwiye kutanze nakubwiye ngo murondorera abantu bose twari twajya Bria uyu mubyeyi ahantu hose yagendaga gukora ibiganiro yagendaga avuga ko ngo njyewe impamvu nganyanga ngo nuko na rimwe ndakuvuga mu biganiro ibyo byo rwose kire kuhanga ngo nigeze kukimusaba sinakuvuga mu no kugira ngo bino bintu bigere hano no kubera Dumba twaravuganye kuri WhatsApp ne wabipostinze yego Dumba wabipostinze na postinze twavuganye kuri WhatsApp urabipostinga na postinze ko Kasuku twavuganye kuri WhatsApp twabipostinga nandara ibintu byose wumvise Dumba urareba iki Dumba wumvise ngo niwe ntandara y'amakimbirane niwe ntandara njyewe wagusabye se se wabishyize hanze nakubwiye ngo ubishyire hanze waramusabye je oya umva mubwire Dumba nawe Dumba reka njya nkubwira hari imico utagira kandi ngenda numva abantu bavuga nkagira ngo bare kubeshyira kandi ibyo bintu ngiye ntago mbikuziho niba umuntu umuvuganye mu ibanga akakubwira ikibazo yagiranye na runaka ubwo iyo utabishyira hanze iyo ntambara yose ntago yari kuba urumva ko ari wowe wabishyize hanze ugatuma abantu batangira gushwana birebe yewe baza Briane ya twarabivuganye na Miki oya Kasuku namubera umugabo Kasuku njye bareka nkubwira ikintu nagutangaho umugabo Kasuku nuko ibintu avugana n'umuntu byo kuvugana ngo muri abantu babiri ibyo bijyanye ari ibyanyu babiri mwavuganye sha mana sindigera numva umuntu ngo bagiranye ikibazo oya nago numva Kasuku yagiranye ikibazo n'umuntu ngo nuko ngo yabibwiye Kasuku ngo Kasuku ngagahita aza akabivuga ku mbuga nkora icyo kintu kandi baranakinyima baza Briane twabaga duciringa yazanye n'ibyana bya Dani bakakinyima reba sha umva Briane oya kukwimarega inandara ya byose Dumba ni wowe kwima ni ibintu bisanzwe ko hari abakwima hari n'abakwima Dumbuza abantu nese sijya bimaze umwaka urenga ibintu byabaye ntaraza muri industry si yari yaratuje nanjye naratuje inandaro ni wowe ndakwiyana Miki we nabikaburiye kuri live bari kuvuga ngo Dumba barakiwa Miki nandaro ni wowe ikibazo nahise na Kasuku cyari kimaze umwaka n'amezi basi mwiyunge byabaye ntaraza no muri industry nayi njye naje muri industry Kasuku tuziranye none se Miki ubibwira Dumba buretse rata Miki wowe ubibwira Dumba wabimubwiye nyine nk'umuntu ushaka yuko abyexpose hanze twabiganiriye kuri WhatsApp nk'abantu Dumba turahamagara na turacata bisanzwe rero Dumba niwe wabishyize hanze ahubwo Dumba wowe Dumba ndakubujije Dumba je niki nashyira hanze ngo Kasuku yasabye Miki njeceke ayo dam nama none se ibyo abantu bagomba kubimenya none se ariko se mana yanjye rero niba ngibi nirirwa mbwira bano bantu bo kumbuga nkoranyambaga mwagiye mumenya ibintu niba uri kuganira na Dumba ukaba udasanzwe uri inshuti ya Dumba musanzwe muziranyeho musanzwe muri inshuti ibyo Miki nari kibazo yabigizeho harabeshya umva ubwire Dumba ibanga nicyo yibagiwe njyewe narakumenyereye ikindi Kasuku nimba navuze bikakubaza umva barenge na undi nambara ibibazo birangiye oui uvuga amabanga yawe akanya asabye imbabazi arazihabwa ibanga musambana nawe yarambeshye yanguriye byeri okay nawe umubabarire mu kimbo cye ibibazo birangira yarambeshye ngo yanguriye inzoga sha oya Miki ariko nawe rero nta imbabazi wavuze amagambo mabi ibintu birangira ngiye nacungaga ibyo wavuze ukansubiza nacungaga ibyo wavuze ngewe none se buriya kajya kugwiza ukuri nta nubwo ngira n'ibizira gahunda nyandangiza ariko Dumba nta kuntu twazajya dukora live tugahuza abantu ariko urabizi nyine okay buri we okay byarabaye nikorera ako Kasuku nawe warambabaje
oye nge narakubagaga bikomeye. niba Okay, niba mwari mwumvikanye amatura abiri agakora imwe. Miki reka njyewe rero reka rero njye nkubwire sibyo ratagiye nkubwire Miki reka ratagiye nkubwirire uyu Kasuku na Dumba njyewe n'abashiti banjye cyane ariko cyane abashiti banjye apana ibi bya social media n'ishiti zanjye ariko reka mbabara nkubwirire bano aba basore babiri ni abantu mana yanjye njye niba abantu bo kuvuga nkoranyambaga nyine batarabamenya n'abantu bakaza bakakurengeza kubira byo uvuga ngo yakubaza nta mutima muba babifitemo nyine aba yakubaze kubera ko nawe bagiye kumuvuga ahubwo ikintu nkwibwirira niba ufite ibanga ntukaribwire bano bahungu ujye ushaka oya Dumba n'abanga nakongera kumuga aba rero bose baraza hano bakaza ngo bagiye kubaregera mukanya urahita umpamagara niba uza no gutangira kubimbwira wowe Miki. ntabwo nzongera guhamagara oya uzamuhamagare kubera ko Dumba yagupostingira ibintu byawe bikamenyekana na Kasuku yagupostingira ibintu byawe bikamenyekana ariko nyine nta mutima mubi ariko nyine nuko nyine abantu ntabwo baba babimenyeye nongere gufata telefoni yawe Miki. oya nterinda guhamagara pe nimba banza wumve we Miki ikibazo ntabwo ari Kasuku ntabwo ikibazo ari Dumba ahubwo aba bantu baza gufata content hano barazaho bakabishyira ku rundi rwego bagakubitaho title hejuru uri kumva bagafata ibintu bakagenda bakatingamo utuntu dutoya bavuze ubu turi kuri live hari ikintu kibi turi kuvuga uraje mu gitondo amatayi turi bubone kuri ku ma YouTube channel ngo Miki yasabye ngo bazaza bavuga ngo Miki yasabye Kasuku aramwima badahita bihinduka. ariko kugira ngo se iyo tayipi iracuruza ugira se ngiyo ngiyo iracuruza baraje babyitiranye bavuga ngo DJ Dumba nawe uvanga amadosiye urabona ukuntu ari Kigali urabona ukuntu Kigali hano bisigaye bimeze gishobora kuvugana n'umuntu tukibanira tukaba twe dusunika iminsi tunakora utuntu kugira twibonera amafaranga ibintu byose ni businessman umuntu agahura n'umuntu bagahuza bakaraka iminsi ya kegera imbere bakanaca amamaga arambwira ko bafitanye ngo bafite ubukwe muri December ntabyo nakubwiye jya guhimba ibindi ku ruhande. Thank you so much. Ubwo turabimenye ko Miki na Promoter babanye baswerana gusa nta byintu n'ubukwe nta byinshi nta kiniki nimuzongeye kumbesha Nestar intwerano ugiye kuma nuyima nibwo nzabikubwira nje nayiguha mbwira babayeho bagira gute babayeho basambana utabikora antera ibuye ariko ninde udasambana muri mwera ninde udasambana gusambana kuyubasha nka bwa bukobwa buva kibaga bakagira kagasambanira Yemera kagataha none se Miki yakubwiye yuko afite agapromoter ari we wenyine babana hari ahandi hantu wamwumvise none se niba abantu uwo muntu basambanirga barabana kandi nta bintu nta bukwe bakoze ariko njyaho kugira ngo dusambane tutabana twasambana tubana Miki urabishyigikiye Dumba ndakwiyamye ntukagende urabishyigikiye Miki none se icyo bitwaye hari umupuri wawe n'umupuri wawe hari umupuri yari yaza kugutira hari umupuri yari yaza kugutira hari kabanda gapromoter yari yaza kugutira ibyo basambanya akazi ndashaka ko mumenya ko Miki kuva nuno munsi ntabwo muri mama amashoni mureba abantu baze babe binyuraguramo gahoro ariko mwajye mumbabara mugatumira abantu ba YouTube mukabatumira hano nge mbabyoroheje buriya iyo ubona umuntu yavuze ati nge rwose naraguharabitse nta ribibita nituriza jewe oya je ndakuzi rwose birangire pe mubabarire nawe kandi birangire nawe akubabarire mani birangire rwose ikibazo cya Miki ngewe se namugore nge ntabwo Gasuku uvuze ngo iki ahubwo ibyo wavuze nibyo biremereye nge ntabwo se nigeze mukorera wowe man nyine hari mu byinshi nagaruka ho Miki nkubaza ikibazo uransubiza umupuri wawe urahumura cyangwa uranuka umbwire kimwe muri urahumura cyane kuko Gasuku sinamuhaye nta n'umuntu baziranye ceceka rero inshuti yanjye niba uzi ko umupuri wawe uhumura umuntu akavuga ngo uranuka mureke yivugira umwihorere wowe ni wowe uzi ukuri azaze muhe yumve anyurwe rero ukuntu Dumba arimo arareba bakimara kuvuga ngo niba uhumura cyangwa unuka rero Dumba ari kwitareba do uzaze nguhe noneho ugaruka utanga ubuhamya bw'ibyo kandi baranyimye noneho ndaguhaye ndakwemereye ndakwemereye uzaze nguhe ndakiguhaye ariko se ubundi kukwemerera urumva ari ibintu bya danje nashaka azaguhe nashaka nazaguhe ubundi si ibi ni ibiki umuntu adatanga niwe dufitanye gahunda yo gucumitana wowe
ngewe ndakubwiye ngo uzaze nguhe ibibazo birangire ibi niba ari ibintu bigiye kuzajya ariko nakwizingazingira Brian shahu ndashaka kukubwira ko je umunsi umwe cyamiki cyaranyibwirishije ibyo ngiyo ngo Duma nzaguha ka aga promoter kari inyuma kabyumva ariko shareka mbabwira hari igihe abahungu mwiyemera mukavuga ngo ngiye ngo kiracyana ngo ngifashe ngo cya Brian ngo ngumve ngo nakizingazingaho kuki se utumva ko nanjye ngufashe nakwizingazingaho Brian ari cyane nicyo baba bashoboye Brian ngewe simubeshye batwitirije amasaha 6 mu nzu ya twenyine nkakuboha neza niba ukiri kumbarira mu bantu b'amasaha 6 uraciriritse ngeze amasaha 6 akuze ko nta cyizere wigirira nakwibobera neza pe ni umunsi nijoro noneho hano siho haba bya biboro bavuze ngo Brian yagendana nzaza mbifite ngenda ngira gutya ngo bite ni cya gatatu hagati y'amaguru wongeye kukwisangira Canada ho umurego nzaba nane bite ikindi hagati y'amaguru ibindi ngenda na wewe kagashuti ariko mana yanjye ubanza hari nk'akaniga kanciye urwaho kakampanyagura kaza kakabivuga umwaka wose ndagaca kaza kakizanye kuri live nurebe ukuntu ujya uvugana base umwana yagukubita igahinduka supurano ese DJ unihamukiye muri we rurimi ariko mana we nanjye se mugiye kungira kamarade mushaka mbagire ngo muri we rurimi ariko wowe turazira Brian wamwicumitiye neza ku isaha ya 3 abatangiye kujya ngo ati nagaswingingire ariko tureba ikintu ngiye kuzakora ngiye kuzashaka umuntu mpa kabisa ngiye mubwire ati ngiye kugwa ariko ikuntu ngiye kugwa ngiye uzajye kutanga ubuhamya ugenda uvuga ibyo wabonye ni jewe ariko Brian reka tugaruke nawe ku biganiro bajya bagukoraho sibyo ariko se yewe ari ikiganiro arakana nyine mbona bajya bazana ngo mwigeze gukundana nagashuti ka Yeah. akahe aragahungu bajya zana avuga ngo mwarakundanye ngo ariko je uzi ikintu rero ngiye mbangira we na Dumba nukuntu nyine ngewe muranzi munzi kurusha undi muntu wese uraha ngaha mwe munzi muzi ukuri muranzi iyo barimo baranzanira abo bantu se ngewe reka ja mupore waje nyine boro bwiza kuri Brian twigenera ntabwo dushaka kubitindaho uramwana mwahura amaso kwanyu ya uramwana nge ndamuzi yajyaga nge natesha twajyaga tujya muri sauna y'ahantu yakoreraga banza wumveze reka kwisakurisha mu masauna habamo abatipe bagira ngo niba bari ngo bakuba imbyiro nge ntabwo ibyo bintu mbikunda ariko najyaga njyayo kuko ibintu byo muri sauna bimpeza umwuka kumva rero ndamuzi kuba muzi ndamuzi sibyo ahubwo ariko ndizera ko mwana yagarutse ejo bundi mbona bari kunyereza ibiganiro byo ngari kunsaba imbabazi n'ibiki ibyo bintu nge ndibaza ko iyo barimo baragukuba imbyiro n'akabuno kaba kari hanze kaba kari hanze nye ntahita yigutambika se oya baba ari abanyamwuga babimenyereye je aba ari abanyamwuga babimenyereye nyine aba ari akazi nk'uko uzi ko nyine n'undi muntu ushobora kujya muri massage uri umuhungu ukayikorerwa n'umukobwa kandi akaba ari akazi kiwe ashinzwe akagakora ugataha none se abandi bogosha n'abahungu bajya babogoshera bakorera waxing baragenda abahungu bafite amafaranga nyine hari umuhungu wari wakogoshera insike indi wowe erega ngewe ibintu byanjye bitandukanye n'iby'abandi ubwo zinzika zanjye wazibona zivuye uzikusetsa Miki wowe nta muhungu ujya ukogoshera insikara nawe nesa amaboko yanjye akaba akora iki migari cyari umuturage Brian ntago arabisobanura cyamiki ni igiturage ni igiturage namwumvise nabihakanye oya ntago ari ubuturage none se ntashobora kwikorera waxing imiti akoresha akaba yifite akaba yarayiguze akayikoreshereza mu oya kandi akoresha urwemba kugira ngo akoresha rezo Miki waxing ako gatu wadyuma amahoro koko Miki waxing rero uno mwana witwa Miki ntago arabamenyera Miki ni ukuri ntago mana ariko mana kuki muzi kandi atajya gukoresha waxing kandi adakoresha ujyayo se wowe ujyayo wowe ngewe ajyayo none se ubwo ngewe umusirimu ntago najyayo
Okay, uzanjane rero unsirimo. ariko Mika Ako se ko kirimo kirakwifungaho noneho bitugana. oya Mika ko bishobora kuba nkunda cyane Brian agenda gake yakomeje kukira mu bintu bye kandi afite umugabo umusambanya Sibyo? Umva nababwiye ngo hano ntabwo umugabo wanjye ahari mwubahe nkuko nawe ufite umugore namwuba. nimye ndimo ndakubwira ikibazo rero ni kimwe kugenda unzanamo Reka ndashaka uzaza ugatanga ubuhamya. Ndashaka uzaza ukabwira ukuntu warwaye diabete mu minsi mike. Je, hari burage. Umbwire ko ningi yari burage. Ejo bundi nari kumwe n'umukobwa. Afite akagabo mbona ko ari akanyamafuti. Numva ngo karamupropoje. Ndabubaza ngo yora naramupropoje ngo nuyagupropoje akagabo kagiha kagahari kagabo. Ahita aravuga ngo n'urwenya yewe. Ngo yaramupropoje ariko n'ubundi anytime nabivamo. Urugaba rurwenya. Arwenya ruri. Aho ibintu byana ni ibigome uri kumva reba muri comment Brian. Birimo biravuga ngo mwabaye friendly ngo gasukubaga. Sinakubwiye ako we bano bantu ntago bazi. Babwira umuntu akareba atawasera barimo baraganira. Mbabwira umuntu muzana hano twibagire. Nawe ahari. Nerekeraho cya mucoma. Mucoma ride. Ariko sha mwamubonye amatwi. Uzi bakimara kuvumbura ko uri umutinganyi. Babarira uzane mucoma ndakwinginze. Mucoma nawe sinza ahantu ari. Mucoma nawe asigaye yumva ahantu hatumva agiye akarayibu cyangwa ikintu cyahita yiruka. Mucoma nawe akunda femu kubi. Ya umva rero hari ukuntu ukunda femu. Ibi bintu utarabimenyeye. Ndimo ndavugana na Dumba na Buretse gato kubwe Brian. No akantu kajya ka so hano hari umwana umuhanzi bamwita Mulix urumva ni muri muna TMC mbabura umupiningira ngo Dumba mbabura upininge Mulix ari upining afite indirimbo na y'ampano indirimbo nshasha we na y'ampano kabisa ni Mulix andika comment Mulix indirimbo yawe Mulix andika comment andika amafaya menshi ubundi bata gupiningira hanga so Kasuku utazagira ngo ari gukubira ngo umupiningire Kasuku nta kintu cy'ubuntu kiwe ashobora kugukorera ubwo uwo mwana yamukuyemo make ariko nayo yamuvanyemo kwa ningiye upininga ya ago Brian aga nawe umva nkubwire ratamwa uzamuzane natwe tumupiningire dusigaye dufite YouTube channel oya aho ni sawa cyane ibiciro se ko babizwi birazwi pe kandi YouTube channel yawe itangiye gupeshesha ubu ngubu ushobora gutuma umuntu mushobora gutwikira abantu ziko Mulix ngo mupini Mulix yuko wapi araho ngo Mulix music ako mana ngiye ibintu abantu bajya bavuga kuri Miki ngiye mba mbona Miki yitonda sindamubona ariko njya mbona ni ikirara ava kuri Miki ni ikirara Brian uwo mu Miki nawe rero ntabwo uzagakoryo asigaye afite rero urumva urumva yaraje amvugaho biranamukwikira byamukoreye femu kabisa ako mana narakubaje nje nta muntu njyambanza abantu barambanza nta muntu njyambanza uretse gato Brian haciye iminsi Miki nawe agatangira kumva ko ngo yabaye umustar uri kumva bajya kujya mu anniversary agahita ashaka uburyo bamuha ijambo agahita babwira ngo murabona nkatwe abastari ngo uri kumva bro abantu benshi batajya bajya mu anniversary Miki arimo kubera ijambo rye rirababaza cyane aravuga ati ngo nkatwe abastari urabeshye na anniversary njya murabeshye pe mubwira anniversary mwagiyemo ngayimbwira iyo mwari murimo n'abantu n'abana b'igisura kimeze nk'umutanga urumva abo ni bande niyihe anniversary yarimo babura inguni reka nkubwira abantu takinira ku busitani oya mu anniversary turahuriramo nabo mwahuriyemo yewe uraswatisi yande yasoti marisoti amagambo wavugiyeyo ntabwo yibuka
Oya nta magambo navugiyeyo mabi uriya ni umushuti wanjye ntayo wavuze amagambo nyine agaragaza ko wamaze kugerayo ariko niwe ko wageze ahantu abandi bantu batari bwagere Miki. Oya pe waba umbekeye nimba ari n'ijambo navuze nari ndi kubwira umuntu ubwo wicaye nashaka ibyo bintu mbikuziho wowe na Aisha urakabona ka Aisha kamwe inkindi Aisha ubu nawe uramuzanye Aisha buriya azi ko ari we musitari wa mbere kwisubaho ese bakora hari ikibazo nimba ari kabyumva mureka byumve ari noneho Miki Aisha hari na wa wundi bamwita gute wareka abana n'abandi iyo level pe ntabwo bishoboka nyuma y'igitaramo Faxman nyuma y'igitaramo ni nanjye muntu wemerewe byenyine nyuma y'igitaramo nanjye muntu wemerewe byenyine ku isi